kwa mkono wako kweli umenibariki, kwa mkono wako kweli umenibariki, baraka zako. Nukuvuga ngo ari nk'igihe twatumirwaga nk'ahantu nk'abatumirwa, iyo utashye utaririmbye wumva amavuta yawe adashyigikiwe. Reka atangire yibwira abadukurikiye. Nitwa niyo mugabo Ezekiel, nkaba ari mutumirwa w'uyu munsi. Ezekiel, ni iki Imana yagukoreye mu buzima bwawe busanzwe ukiri mutoya, ubuzima wagiye unyuramo bumeze n'ubuhe? Mbanje gushimira Imana aho ngeze, hanyuma ibyo nanyuzemo cyangwa se ibyo yankijije bituma ndanayishima. Nuko kera jewe ntabwo nari umuntu wemera Imana kandi iwacu barayemeraga, ariko giye muri gihe nkumva ni ibintu bambwira bitazangeza ku iterambere nshaka. Ndibuka kera hari igihe nigeze ngeramo ngira crise, mfata akantu k'agaporoporo nka kariya ka kamera, hariho ziriya ntuza bita yashika mu cyaro, tumwe twakenyeraga gutya tugashyira ku bitugu. Nibuka ko nigeze ngafotoza abantu nta n'amabuye arimo, karazimye karapfuye, bakaguha amafaranga, bakama amafaranga. Ibyo rero urumva ko ari ibintu nshimira Imana ko yankijije, ibintu by'ubwesikora. Hanyuma wakijijwe gute? Waje gukizwa gute? Waje gukizwa gute? uza gufata icyemezo mu gihe ababyeyi bawe bari abakristo, barangiza bakajya bakubwira ko Imana ari nziza ukabyanga, waje kuza kubyemera gute? Niki cyiza waje kubonamo kugira ngo nawe uze uyoboke Imana? Byaje kugenda gute? Bakubwirije gute? Bambwirije bwo kuva nkiri mutoya, ahubwo nagiye mbona bagenzi banjye, nabona amasura yabo abantu basengaga, abona turatandukanye kandi twigana bamwe, twarabyirukanye, nabona imyitwarire yabo, imbuto banyereye nizo zatumye giye mpindukira nisanga mu gakiza. Ubu none uri umurokore, warakije, ageze ku musaraba. Ubu narakijijwe ku musaraba, sinsobanukiwe neza ariko narakijijwe. Kugera ku musaraba ni ugukizwa nyine, nta cyaha ugikora. Nta cyaha ugikora. Tugerageza kenshi ubundi gukora ibyiza, ariko ibi bikadutanga imbere, ariko nyine tuba twagerageje. Ubuse usengera he? Muri iyi minsi ndimo ndasengera muri Anglikani, paruwasi ya Kicukiro. Mu mpano ugira, impano ugira ni izihe? Mfite impano yo kuririmba. Yego, ririmba twumve. Usiponibariki siwezi kwenda, minajua bila nguvu zako siwezi kwenda, kwa mkono wako kweli umenibariki, kwa mkono wako kweli umenibariki, baraka zako ziwe na mimi, mapenzi yako yawe na mimi, kwa mkono wako kweli umenibariki, kwa mkono wako kweli umenibariki. Impano yo kuririmba si ikomora he? Impano yo kuririmba ko ndumva uraririmba ugahogoza koko ukagerayo. Papa kera yari umuntu ukunda kuririmba, na mama wanjye nawe yarabikundaga, yabaga muri korali, wumva ko byagiye biza gutyo. Niho bikomora. Niho bikomora. Hanyuma se ubu ngubu ubuhanzi bwawe buhagaze gute? Ubugeze kuki?
twagira ngo tubwire. ubuhanzi bwanjye ubu ngubu urugero rugezeho ntabwo navuga ko ari urugero rukomeye cyane kuko ndacyatangira. Byabaye ngombwa ko hari style nahinduye mu miririmbire yanjye, biba ngombwa ko hari indi numva igomba gukomeza bitewe n'ibihe mbona turimo. Ndashimira Imana rero ko nahinduye imiririmbire yanjye ya mbere ya kera. Imiririmbire ya mbere se n'iy'ubu itandukanire? Imiririmbire ya mbere nk'iyo tuvuze gutyo biragoye kubyumva utari nk'umuntu w'umuririmbyi, kuko kuririmba byose ni indirimbo, buriya n'ubutumwa bacuranga. Ariko uburyo babucurangitsemo nibwo nashatse kuvuga mu buryo bwa muziki. Se muri iyi minsi ya corona urabona wenda umuziki ntabwo ugenda neza, use ntabwo bizatuma usubira inyuma mu buririmbyi bwawe? Ujya ukora imyitozo, ugakora imyitozo yo kuririmba? Rero ikibazo ubajije kirakomeye, kuko ubu kuri iki gihe abantu bameze nk'aho dusa n'aho bamwe kuri bamwe batakibona umwanya, wenda bitewe n'ubuzima, kwiruka dushakisha muri rusange. Ariko imyitozo yo ntabwo yabura, kuko buriya iyo ibintu bikurimo n'iyo uryamye na saa sita z'ijoro wabyuka ukabikora. Imyitozo irakomeje. Urubatse se? Oya, sindubatse. Uracyari umwana? Ntabwo ndi umwana, ahubwo sindabitekereza. Harabura iki se? Ngira ngo ibibura ni byinshi. Harimo ubushobozi, harimo no kuba ntarishimira uwo tuzarushinga. Ntabwo araboneka cyangwa uracyitegereza? Ndacyitegereza. Amaso ufite indirimbo zingahe? Bafite indirimbo zigeze kuri 5 zasohotse. Hari n'indi iri muri studio yenda gusohoka nayo. Yego. Ese hari izo ufite se zifite amashusho? Shusho ndacyateganya kuyakora. Ariko nashatse kujya mbanze nkore audio, ndacyashaka ubushobozi bwo gukora amashusho, kuko ntabwo nshaka gukora ibintu ndashaka gukora ibintu bifite umurongo mwiza kandi bisa neza, bigaragara neza. Imbogamizi uhura nazo kuri ubu ni amafaranga, ni ubushobozi nyine bwo kugira ngo ukore ibintu byiza. Wumva se uzayakura? Wumva ko ubushobozi uzabukura he? Ni ukuvuga ngo n'umuziki tuwujyamo ntabwo twari tuzi ko tuzasohora indirimbo zirenze imwe, kuko nabyo twabitangiye ubona nta bushobozi dufite. Ariko aho ubushobozi bwagiye bukora n'izo ngizo, Imana ubwayo izishakira igitambo. Imvune wahuye nayo mu buhanzi bwawe ni iyi? Ikigeragezo wahuye nacyo? Ikigeragezo cyo ni kinini cyane, gifite n'uburemere bwinshi, kuko ni ukuvuga ngo ari nk'igihe twatumirwaga nk'ahantu nk'abatumirwa. Iyo utashye utaririmbye wumva amavuta yawe adashyigikiwe, kandi bidatewe wenda n'uwabikoze nawe bigaterwa n'igihe, ariko icyo gihe babaye uburangare kuri we. Icyo gihe rero bigerageza umutima w'umuhanzi, nanjye ndimo. Nuko byabaye. Nicyo kintu cyakubabaje? Nicyo kintu cyambabaje. Indirimbo zawe zishobora gutambuka mu bitangazamakuru, ku maradiyo nk'uko n'izindi zose ujya wumva zitambuka, cyangwa wenda hari aho wageraga ntibakwakire nk'uko byagakwiye? Itangazamakuru ryakwakiraga gute mu ndirimbo zawe? Ibitangazamakuru nagerageje kugana ntabwo byanyakiriye nabi. Banyakiriye neza, bakambwira ngo ninkomereze aho. Bakanyereka ko nabo bishimiye gukora kwanjye, kandi bakanyereka ko nindamuka nkomeje nzakomera. Ni uwuhe muhanzi ukunda uri kuririmbira neza ukumva urishimye se muri gospel, indirimbo zihimbaza Imana? Aho ngaho mbaje nanone ikibazo gikomeye, ariko njye nkunda abahanzi benshi. Mbwira nka 3. Uwa mbere nkunda ni Simon Kabera. N'uwo nguwo nari nkubajije.
uwo nguwo ni Simon Kabera, ubwo nyine abantu barabyumva. Si byo se? cyose. Hanyuma se ikindi wenda nakubaza, witeguye ni usibye kuba iyo ndirimbo wari wakoraho igiterane se, wari wakoraho konseri? Bo konseri ngiye kuyikora, covid biraje, uko nabiteganyaga kubikora mu kwezi kwa gatanu. Turabizi ko twese nk'abanyarwanda covid yaje mbere y'uko kwezi kwa 2020. Birangira rero bifeirinze kuko ntago byari gukomeza. Nuko byagenze ibijyanye n'igiterane. Ubuse mu rusengero ukoramo iki? Inshingano ufite mu rusengero ni iyi? Yewe ndi umuramyi, magarari y'abaramyi. Rimba akaririmbo kandi kamwe ko kuramya. Ko kuramya. Namantangara iyo nkubonye sangurengeye uko bambwiye, kandi ijwi ryawe rindutira amajwi yose n'amanumva. Ibyo ukora byose ni byiza kuko bikora n'urukundo, n'ibyo uvuga byose ni ukuri kuko bivuga n'urukundo. Murakoze cyane kuba turirimbiye Ezekiyeli. Iryo zina urarizi ko rikomeye cyane muri Bibiliya, mu ijambo ry'Imana. Izina rirakomeye, rifite ububasha bwinshi cyane. Uriziho iki? Iri zina ni iz'ibintu bibiri. Icya mbere nzi ko Imana agiye ubwanjye sinavuga Ezekiyeli uri kuko ubu ninjye uriho. Yasanze nigaragura mu ivata, irambwira ngo baho. Ivata ni irihe se? Bo ivata wigaraguraga muke? Ivata muri make ni jewe, muri jewe no muri cya gihe ntari bwakizwe mfatiyeho, buriya ntago nari ndiho. Mu buryo bw'umwuka iyo ugiye kureba, Bibiliya yavuze ngo hahirwa abapfa bapfira mu mwami. Kandi ngo nanone hari ahandi avuga ngo umuntu ari muri Kristo Yesu ngo abari icyaremwe gishya. Bivuze ngo mbere nari ntaraba icyaremwe, none naje kwinjira mbi icyaremwe gishya. Nari icyaremwe ariko kitaraba gishya. Ikintu ari gishya cyo gifite kurama kurusha cya kindi cye kiri inyuma. Ubwo rero ivata nari ndimo genda umva byari ibyaha mu kinyarwanda cyeruye. Kuko nari ntaraba, kuko hari ahantu tuze indirimbo nyinshi zigenda zivuga ngo, hariho nk'indimi ivuga ngo ngo genda umukristo ngo kandi nzahora ndiho kugeza no kugupfa. Hakabaho n'andi muri Bibiliya avuga ngo hahirwa abapfa bapfira mu mwami, ngo umwuka ngo ngo baruhuke imiruho n'imihati. Muri make ivata nivamo igihe najyaga muri Yesu, iryo vata navuye. Hanyuma ikindi baravuze ngo ubibona mu buryo bubiri. Ezekiyeli ngo urimo kwireba nka Ezekiyeli nkawe w'ubu, ngo ntabwo uvuga Ezekiyeli uriya wa mbere. Uriya wa mbere se uramuzi? Uwa mbere numva amateka ye. Umva ko yakoze iki se? Ezekiyeli yari umuhanuzi. Yari umuhanuzi. Ngo yageze mu gikombe, ngo byagenze gute? Yageze mu kibaya, Imana imwereka amagufa amazi ariko aya magufa birashoboka ko yakongera akaba abantu. We ntago yayihakaniye. Ikintu yakoze, yibutse ko yindi yamukuye mu ivata ifite n'ububasha bwo kurema n'ibitariho. Kuko nandi hari ijambo rivuga ngo nibihinyurwa byo mu isi n'ibitariho, ngo Imana yabitoranije ngo ihindure ubusa ibiriho. Ashobora kuba Ezekiyeli yari yarasomye ririya jambo nubwo atari waryanditse. Noneho birangira we arakora analize, aravuga ati ibi bintu
nubwo biremereye bigoye ariko kuri we Mana ibi bintu urabizi ni wowe ubizi igihe simbizi ariko urabizi yego atubonye iki ati mbonye amagufwa yego nyamaze se byashoboka ko aya magufwa yakongera agahinduka akaba se arabwira Imana ati ibintu ni wowe ubizi Mana Ezekiel nk'ubu Imana ikugiriye neza ikaguha amafaranga wakora iki? Ikintu nakora nkunda ubucuruzi yego Ezekiel urakijijwe neza? Ndakijijwe. None se kubera icyo byibuze utavuze uti wenda nakubaka urusengero cyangwa se nakubaka umuziki wanjye neza, umuziki ubayemo nk'impano cyangwa wumva wagutunga ku buryo wawushoramo nk'amafaranga? Bo umuziki rero ngiye nkubamo nk'impano, ni nayo mpamvu ngira ngo akenshi iyo ari impano tubitwara gake Imana igakora ibyayo ku ruhande rwacu. Iyo ari mu bintu by'akazi dukunda kubikora duhubuka kuko tuba dukeneye iterambere ryihuse. Ngere sinkeneye iterambere ryihuse mu muziki, ahubwo nkeneye kuba ubutumwa bwanjye bwagera ku bantu bakabasha kubwumva mu buryo bw'impano, niko nkora umuziki wanjye. Yego. Tugarutse se nyuma ho gatoya, ufite ababyeyi? Ababyeyi hariho papa, mama yarapfuye. Mama yarapfuye? Yapfuye muzi se cyangwa? Nari muzi hari 2007 nari mukuru. None se ubu ngubu ikindi nanone kandi nakubwira ni ikihe kintu gishobora kuba cyaragushimishije mu buzima bwawe ukavuga uti ndanezerewe cyane? Ngiye kwisanga ndi umuririmbyi, nicyo kintu cyanejeje mu buzima. Yego. Ngushimire cyane. Sawa, murakoze namwe. Imana ibahe. Murakoze cyane. Reka tubashimire inshuti bakunzi b'Urugero TV, tunabashimira cyane mu kiganiro tugiranye na Ezekiel, ngira ngo mwabyumvishije. Tubashimira ko mukora share, mugakora like, mugakora subscribe, mugatanga na comments zanyu kandi nziza. Reka tubashimire cyane kandi mujye mubikora kugira ngo mushobore kubona ibiganiro byo tubategurira bwa mbere bihite bibageraho. Ndabashimiye cyane, reka mbaragize Uwiteka Imana yo mu ijuru ikomeze ibarinde. Ciao ciao.